إن الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا لنكون لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ورساله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره الكافرون والمشركون. nyuma yo gushimira Imana Allah subhanahu wa ta'ala no gusabira amahoro n'imigisha umukunzi wacu mutume Muhammad sallallahu alaihi wasallam we n'abiwe abamukurikiye n'abazamukurikira kugeza ku munsi w'ibarura. Reka nanone nshimire abanyarwanda nanabasuhuza mbamenyesha ko nkiriho, mbamenyesha ko ngihumeka, kandi mbashimira ubwitange bagize mu by'ukuri mu kunsabira ku Mana ndetse no kuntabariza. Rero ndabashimira aho muri mwe hose ku isi. Ntago mbashije mu by'ukuri sindabasha kwigaragaza, ntago ndatekana, murakomeza mwihangane. Ni akanya gatoya gusa nagira ngo mbasuhuze kandi mbamenyeshe ko nkiriho, ndacyariho, ndacyahumeka. Ibyo ni ku bushake bwa Allah, ntago ari ku bushake bwanjye. Ntago ndi buvuge menshi, sinshaka kuvuga menshi, ariko ndabashimira, ariko kandi mbasaba ko mwakomeza kuba intwari, mwakomeza kuba abantu b'abagabo, kandi mu by'ukuri ko mukwiye kugerageza mukareba ukuntu mwakora ibishoboka byose mugasobanukirwa, mukajijuka, mukamenya ko mugomba guharanira uburenganzira bwanyu. Mu by'ukuri biratangaje, biranababaje iyo tugira abantu, tukagira abategetsi bataramenya mu by'ukuri icyo baharanira, bataramenya umuntu uvuga ibyiza n'umuntu uvuga ibibi. Mu by'ukuri biratangaje kubona njyewe Bicahaga Abdallah abantu cyangwa se abategetsi bambona nk'umuntu ugumura abaturage, cyangwa se bakambona nk'umuntu wifuriza igihugu cyanjye inabi. Ni Bicahaga Abdallah, ntago nshobora kwifuriza igihugu cyanjye inabi. Nashotse kuva kera mbahamagarira ubumwe n'ubwiyunge, ntawe nigeze mpamagarira kwica undi, ntawe nageze mpamagarira kugambanira undi. Ntago njyewe nigeze nshimishwa na gatoya n'isubiranamo ry'abantu uko baba bameze kose. Njyewe rero biratangaje, biranababaje kuba abantu batahizi guhitamo icyiza n'ikibi. Ni agahinda, ni akaga gakomeye kandi dufite iwacu i Rwanda. Nkaba rero nsaba mu by'ukuri abanyarwanda, nsaba abanyarwandakazi kumfata nk'umuntu ukunda amahoro, kumfata nk'umuntu wishimira ko u Rwanda rwaba igihugu cyiza, kwifata nk'umuntu wishimira ko mu Rwanda twaba bamwe, si Gahutu, si Gatwa, si Gatutsi, tukamenya ko ntawe uruta undi. Icyo nicyo mparanira, icyo nicyo ndwanira. Biratangaje rero kubona abantu bajya hariya bagatera ubwoba abantu, sinzi ngo babica, sinzi ngo bagira gute, sinzi ngo babafunga. Mu by'ukuri ni ibintu bibabaje kandi biteye agahinda. Rero abanyarwanda aho muri hose ku isi, mumenye ko ari mwebwe mugomba kumenya uburyo mugomba kuyoborwa. Ntabwo mu by'ukuri tugomba kuba abagaragu b'abatuyobora b'abategetsi, ahubwo abategetsi bagomba kumenya ko bagomba kuba abagaragu bacu. Ni ikibazo rero mu by'ukuri. Ntago narangiza mu by'ukuri ntagaragaza agahinda natewe n'umuvandimwe wanjye bafunze barenganya. Mu by'ukuri Theoneste arambabaje bikomeye cyane, aranshengura umutima. Uko ndyamye ndamutekereza, umuntu aranzize kandi mu by'ukuri ararengana. Uyu mugabo uwamutanze yaramurenganije, uyu muntu wamutanze ntago navuga ko ari umuntu, ahubwo ni inyamaswa, kubera kuko mu by'ukuri ni akaga gakomeye ku banyarwanda kubona umuntu atinyuka umuntu basangiye akabisi n'agahiye akajya kumugerekaho ibyaha by'indengakamere, akajya kumugerekaho ibintu bitari byo. Mu by'ukuri abantu bombi nk'uko tuziranye,
nk'uko banzi. Mu by'ukuri ntago nzi neza niba hari uriya yarashimishijwe njyewe nuko naba mu kaga nk'uko nifurizwaga. Nzavuga byinshi, igihe ntikiragera, sindagira igihe cyo kuvuga, ndi ahantu kure, ndi ahantu hatari na kure cyane, kuhagera biroroshye, ariyo mpamvu ntashaka uyu munsi kwigaragaza. Ntago ndatekana, ariko wenda Imana nibishaka nzatekana. Nanyuze mu makuba, nanyuze muri byinshi, ibyambayeho ni byinshi, mbese nararokotse. Ibi byo kurokoka nk'uko mbara mbabwira, nk'uko mpora mbabwira buri munsi, mu by'ukuri ntabwo umuntu apfa uretse ko igihe cye kiba cyageze. Nta n'ikintu kiba ku muntu uretse icyanditswe mu gitabo cye. Rero mu by'ukuri urebye ibyambayeho mu rugendo rwanjye kuva ku cyumweru kugeza ku wa kabiri, mu by'ukuri mu ma saa 3 byari ibintu bikomeye cyane. N'urugendo rwakomeje rero kugeza uyu munsi. Ntabwo navuga ko bimeze neza cyane, ariko nanone si na bibi cyane. Uko biri byo ubu ngubu wenda ndasinzira. Mfite agahinda k'urubyaro rwanjye, umuryango wanjye nsize. Ntabwo nigeze ngira umugambi wo gusiga umuryango wanjye, sinigeze ngira umugambi wo guhunga igihugu cyanjye, ariko inyangabirama zabaye impamvu yo kugira ngo icyo kintu kibeho, yo kugira ngo ntekereze icyo kintu mu by'ukuri mu buryo buri burisukoma. Byaje ako kanya kubera ibyo nari maze kubona, kubera ibyo nari maze kwerekwa, mpita mfata umugambi uteye utyo. Nisigira abana bankunda, nisigira abana nkunda, nisigira umugore nkunda, nisigira mbese mu by'ukuri iyo biza kuba ari ibintu nateguye kera, nari kubitegura ku buryo nari kujyana n'umuryango wanjye, ariko byarantunguye, ntawuterwa yiteguye, nuko Imana nayo igenda inyuza ahantu hakomeye. Rero mu by'ukuri bavandimwe, banyarwanda, abanyarwandakazi, ndagira ngo mbabwire ko twebwe nk'abanyarwanda dufite ikibazo, kandi ikibazo mu by'ukuri kitoroshye, ikibazo gikomeye. Ubundi ntabwo twakagombye kwemera ko ibitubaho bitubaho. Byakagombye gushoboka ko niba bahamagaye umuntu nka Bicahaga Abdallah bakamuhamagara ngo niyitabe, buriya nk'uko mumbwira ko munkunda, muramutse muje mugatega, iyo bari kuri RIB mukaba muhari muri 1000, muri 2000, icyo gihe nta kintu bariya abantu babasha gukora. Banatanangaruye mugahora mukabishyuza, babona ko kundi bashimuta umuntu mukajya amahari mukavuga muti umuntu wacu ari hehe. Ibi bintu tubishatse twebwe nk'abanyarwanda byarangira. Biratangaje mu by'ukuri. FPR inkotanyi zifite ingingo nziza 8 zaje zivuga ko arizo zizayobora igihugu cyacu, ariko nk'uko mpora mbivuga naho zimbabwira, ibyo FPR yerekana byiza si byo ikora, ahubwo ifite ibindi biri inyuma bibi iteganyije gukora. Mpamya ko FPR y'uyu munsi ifite ibyo yakinze, yabereye indyarya abo bari kumwe, kuko njye mpamya ko abantu bize ziriya ngingo nziza 8 batazize bagamije ko zizaba baringa, bazize bagamije ko zizaba ingingo zizakora kandi zigakora neza, kuko igihugu kikaba cyiza. Ariko ku ruhande hari abandi bantu, niko nyibibona, bari bazi neza ko izo ngingo zitari zigera zitabwaho. Nk'ubumwe, kugarura ubumwe bw'abanyarwanda byari mu ntego yabo ya mbere, ariko ubumwe bw'uyu munsi barakajya, ahubwo FPR usanga ariyo ikora ibishoboka byose kugira ngo ubwo bumwe bwangirike. Uyu munsi mbaye impunzi ntabigambiriye, nyamara ku ngingo yayo ya 7, mu ntego zayo ingingo ya 7 yavugaga ko izagerageza guca impamvu zose zatera ubuhunzi, nyamara ahubwo niyo ikreya impamvu zose zatera ubuhunzi, kugeza aho nubwo bafata umuntu bakamukeka ko, bakamubeshyera ko yanshikishije, bakamufunga, bakamugirira nabi. Mu by'ukuri ibi ngibyo ni ibintu FPR yaje ivuga ko izarwanya, ariko uyu munsi iri gukora ibintu byose bituma ahubwo abantu bahunga. Rero abanyarwanda, banyarwandakazi, ntabwo dukwiye gushyira mu gihugu cyacu, dukwiye gukora ibishoboka byose kugira ngo
igihugu cyacu tukigumemo kandi kiyoborwe nk'uko gikwiye kuyoborwa koko. Ntabwo dukwiye kuba mu gihugu dufite ubwoba, ntabwo dukwiye kuba mu gihugu dutera abandi ubwoba, ntabwo ibi ngibi ari byo. Twumve ko mu by'ukuri mpora mbibabwira, iyo tubuza abandi amahoro natwe ubwacu tuba tuyibuza. Niba dushaka amahoro rero niduhe abandi amahoro, ariko niba dushaka ko tugira amahoro ari uko twayabujije abandi, ibyo byaba ari ukwibeshya. Ntabwo bishoboka ko twabuza abantu amahoro noneho twebwe ngo ari twebwe tuvuga ko dufite amahoro. Duharanire rero amahoro, duharanire ubwiyunge, kandi kugira ngo ubwiyunge bubeho ni uko habaho ukuri nyako, ukuri kutarimo uburyarya, kutarimo ibinyoma. Banyarwanda rero, banyarwandakazi, narifashe umwanya ngira ngo mbasuhuze, ngira ngo kandi ashimire abo ari bo bose bantekerejeho. Hari abarundikazi numvishe, hari n'ikindi gihe mwavugaga njye ntumva, ndi ahantu ntashobora kumva, ntashobora gukurikirana ibyo muvuga, ariko mwaravuze kandi mwarakoze, mwararwanye urugamba rukomeye. Nanjye mbijeje ko nzakomeza guharanira urugamba kimwe namwe. Nzarwana urugamba rw'ukuri, sinzarwana urugamba rw'ibinyoma. Sinshaka kumena amaraso, sinshaka gukora ibibi, ntago nanga igihugu cyanjye, sinifuriza inabi igihugu cyanjye, ndetse n'abamfunze, n'abanyirukankanye, n'abangira umwanzi uyu munsi, ngewe ndabifuriza ineza. Nifuza ko abana babo, abuzukuru babo bazaba mu gihugu cyiza. Ntabwo nifuza ko uyu munsi bazaba impunzi, ngo ni uko abantu aba n'aba nabo batotejwe muri ubu buryo, bahungishwe, nabo bashatse imbaraga bakaza bagafata igihugu ku mbaraga. Noneho ngo icyo gihugu uyu munsi nibamara kugifata, namwe mwirukanke, abana babe bahunga igihugu, babe hanze y'igihugu, babe batagira mu gihugu, babe impunzi mu gihugu, impunzi hanze y'igihugu. Ibyo nibyo dushaka ko bicika. Nta munyarwanda twifuza ko azongera kwitwa impunzi. Nibyo dukwiye guharanira, nibyo dukwiye kurwanira, bityo abanyarwanda twese tukisanzura mu gihugu cyacu. Murakoze rero, murakarama, kandi mu by'ukuri iyi audio ntawe nyihejeho, uwashaka wese yayikoresha, bahaye uburenganzira. Nimushaka iyi audio muyikoreshe, muyikwirakwize hose mu banyarwanda. Ni ubutumwa ntanze, ubutumwa bw'amahoro, ngaragariza abanyarwanda ko ntabanga, ngaragariza abanyarwanda ko ntanga u Rwanda, ariko ko abiyita ko bakunda u Rwanda ahubwo ari bo banzi barwo. Iyo bifuriza umunyarwanda kuba hanze y'igihugu, bakifuriza umunyarwanda guta umuryango we, ntabwo mu by'ukuri baba bakunze igihugu, ahubwo baba babaye abanzi b'igihugu. Kubera kuko niba abantu bafite ubushobozi, bafite uburyo, bagacyuye impunzi z'abanyarwanda ziri hanze, bakwemeye kuganira nazo, ntibaharanire ko abantu babaho babapfukamira bari munsi y'ibirenge byabo, ahubwo bakumva ko bagomba kubana n'abanyarwanda kandi mu gihugu bose bisanzuyemo. Murakoze rero, murakarama, amahoro y'Imana abane namwe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.